Ndi papa sava. Yesu wangize kumuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Haleluya, kandi yarambabarira ngira imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Haleluya, kandi yarambabarira ngira imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Nziza byose ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane. Niwe umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Haleluya, kandi yarambabariye ngira imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya, kandi yarambabariye ngira imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya, kandi yarambabarira ngira imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niba wumva koko Yesu yarakumenewe amaraso ku musaraba, ongera ubwira Imana ngo haleluya. Nishimwe rikomeye cyane, nishimwe rikomeye cyane, ngo nuko ngo barareba ngo habura umuntu n'umwe wabumbura kiriya gitabo, ngo ariko Yesu umwana w'Imana aritanga arakibumbura kugira ngo jewe nawe dukizwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dukomeje no gushima Imana kubw'uyu munsi, dukomeje kujya mu bihe byiza biryoshye, turi kurya ku by'umwuka wera. Naratinda rero, dufite umushyitsi mwabibonye yari yatangiye, ariko n'ubundi yakomeje kunya ku mwanya. Nagira ngo rero umukozi w'Imana ngo umwanya ugire icyo ubwira itorero. Haleluya! Ndashimira n'umucuranzi wacu ku ndirimbo nziza yo gushima Imana tugejejeho. Okay. Kamuvugisha. Allo? Uzansureze sha. Oya pe, aramayobera hari se. Eka nta mayobera hari. Imirimo y'Imana yarakoze. Oya rwose ndakomeye, meze neza cyane rwose. Yewe, ntararimo gukabakaba 105. Nawe ati ndacyabyibushye. Ndimo kwiyongera. 104.
sawa sawa nta kibazo zahagere. Mado Geze he uzase? Atinze se? Ntabwo atinze rwose. Nuko nanga kwihora. Bon appétit. Yego. Kosa ubiki bimo guhumura hangaha. Sinzi ibintu bimo guhumura bitari neza hangaha. Ibiki? Sinzi ibyari byo ariko ndumva. Ntabyo. Ntabwo. Ambwira rero nimba nzi guteka. Ubwo ubizi ibintu bya hoteli. Arega niyo utabyiga haje iterambere ufata telefone ukajya kuri YouTube ukiga. Uragira bitego neza ukitegura nk'ibyo muri hoteli. Nubwo bishyira hasi nabo. Ariko no muko yari gisore. Umva. Na design yanjye rero tayangiza. Igaragare neza. Design se. Design nayo kiribwa. Hari ibintu birimo guhumura nabi. Sinzi ibintu birimo guhumura nabi. Ntabyo. Sokora ngiye gukora isuku uyu munsi. Kirimo guhumura. Nta kintu gihari. Amasura yawe sinzi ko arimo kumva. Oya, ibintu biba birahumura nk'inzoga. Konzi ko mu rugo nta muntu nk'inzoga. Nzoga. Tukashitana. Nzoga kwa pastor. Mu izina rya Yesu. Ese sheri. Kabiri kanga usazwe nk'inzoga. Agatima kaba kanzerega. Agatima kanga kandi uri pasiteri. Nyine. Asero. Niko Suza. Kanoni yakukizwa narebagaho. Nyine nakarare n'agatima byaranze. None se nyine icyo gihe wari utarakizwa. Ubu ngubu warakijijwe. None se ntabwo ari wowe wirirwa utwigisha ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganije. Kandi ushukwa nazo agira ati. Nyine nanjye nashobora kuzinywa ku mugaragaro cyangwa njye gusengwa nazinyweye. Ariko ngubu ku mugoroba navuye mu materaniro. Hasomaho gakeya. Inzoga? Areka buriya. None se ubundi wabizanye ryari ko ibyo ntabyo narinze. Ko ntajyaga mbikumva. Nyine ari ntero umuntu agenda atera. Akumva no gusomaho ntacyo byabitwaye. Intera? Areka buriya umuntu bati mukurikire ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Ariko pasiteri koko areka buriya ubwo saba ushumbye ubwo ngo bashumbye iki? Nyine reka nkubwire rero bani hafi ya twese bakora iki? Tugira gutya tukibeta da tugasoma mukanywa inzoga useba gusinda nyine uburyo wasinda ugenda udabagira mu muhanda ariko nyine kugira ngo bashe kubona udutotsi rega imyaka nyese ntuyibona nabashe no kubona udutotsi usoma gakeya Ramazana izina ry'Imana giye urantunguye ntabwo nari nzi ko ibintu wabitinyuka. Oya nase uzakizwa gute uzeye imbuto ngende pastor ukijijwe iki se kandi ibyo wagakishijwe ubire uko bikomeje ijijwe iki nyobora iterano nkijijwe iki kandi abagore mugira umunwa aho cyo kabiko habona cyo kabeganiza abagore bagenzi bawe vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha nta muntu numwe wambwira ngo nkwe ibiyobyabwenge umbwire ngo ubwongo bwe bukiri buzima ni gakeya kugira ngo umuntu abone ibitotsi ubu ni gake iri cupa kuva ha kugera ubundi se reba byonyine kwiga umutwe kugira ufate ukire muri koka ariko navanze nyine navanze ntabwo ariyo gusa harimo na kakoka nyine harimo na karikeri reka ntabona ibitotsi ntabwo nabona ibitotsi cyangwa se nabona ibitotsi noneho nibyo bijya birarabiguka bituma ureba udasinzira nkagira ngo wenda urimo uratekereza ku ijambo ry'Imana nkagira ngo ni itorero urimo hangayikira naho nuko ubutanyweye ariko ngo nafasheho ariko buriya imyaka tuba tugezemo nayo ari myinshi uzi imyaka tuba tugeze ariko se oya ko tarimo kurya se akiradi birambabaje ntabwo ngiye kukubeshya birambabaje byikubaza kandi nta ntujye no kubyasasa wagize ngo abeshi buriya cyane cyane nka tugeze mu myaka yo gukure ngiyewe icyo nkusabye mbabara dukizwe tumara amazi tugere ku musaraba ariko ndakijijwe nge
ukikuvuga ko urakijwe se niki none se ahubwo icyemeza ubundi ikintu gituma ukizwa niki nuko ibyo wakoraga bidahesha Imana icyubahiro ubyihorera njyewe nimba iyo nsengeye umuntu agafashwa kumva agakizwa akajya mu mwuka ari ukizwa kurenza uko nguko nakanga kagufata ngomba narwanye se sinarwo ragira mu materere ko Ega niba wumva kanga karakantu gatoya ejo uzakora n'ikiruta iki ngiki niba wumva ko kunywa kanga karakantu koroheje ejo uzanywa amacupa 3 sibyo kandi ibintu izo nzoga zizakujyanamo ntabwo ari inzira nziza umurimo w'Imana nanywa amacupa 3 hari umurimo w'Imana aya nyine niba utinyuka kuba wafata gatoya ejo uzafata kandi uvuga ngo ni gatoya bigenda bikura aya umva nkubwise ukuri rwose kuba umubiri wanjye wananiye kukareka ko byo ntabwo byavamo cyo ntazakora kugucyaha cyo ntazakora ntabwo rwose naba ndi umufasha mwiza ni karibu karibu muraho neza Bravo. Yes, ashimwe. Bravo neza. ko tutabamenye tutabamenye turimo kwibuza sigaho warekuye ko biri buze kugufasha inde asoni Ngeze hano hino. utana karabye ndavuze ngo ikiza hano hino bite byawe wowe iwanjye niko urafunguza tugufungurire urashonje ako nabwo ntabwo wapfa kuza kujabata mu biryo by'abantu utanakarabye sunuza ukajabata ugafatamo uko wishakiye uravuze ngo ndagira ne kasaga suzuguro uravuze ngo nagira urajabata ndafunguza uravuze ngo ndafunguza oya ntabwo ari uburere ntabwo ari uburere Ngeze hino hano. ko twanasangira nta kibazo twasangira rwose none se mwimukina vuba ko tutamenyere muri quartier mwimukina vuba Mute. mwimukina vuba mbonye mufite uko mwifite niko ntabwo ariko nanabamenye hagati aho rero amakuru kiza ubundi sawa rwose turaho ariko za mugabo abu gisonzo ukavuga uti ndafatanye n'umugongo twebwe se barayo batwebwe bari natwe dusonza cyane ukayura se bari hariya marayi kubakuba ugasanga ni ukumva ubuzi intege zo kugenda bikanga rwose niko ariko rero nyine yavuye nta vuba njyana ubutumwa wese waje rya hano mu mazi iminsi da aha njye nitwa Pasiteri Ramazani kuri itorero hano ryo ku Munini ngira ngo ni itorero rwose ririmo Imana ahubwo buriya nawe naza kugusengera maze ntukigishe kawe insomya bitaniga ndagira gusa Kamera madame akuzanira kawe. Madame.
Nuwakira umushyitsi. nimujya mwakira n'abapagani bo muri famiye se mwakira n'abapagani bo muri famiye Oya turamusengera. ariko akantu k'umupagani wo muri muri famiye ihangana ntabwo ari n'abatereranye hari akantu k'umupagani wo muri famiye ak'umupagani wo muri famiye ak'umupagani Munsi kwa pasiteri. Oya nicyo ni ikizira. Ni mu ikizira. kasitoro Mike Castor. ikonje cyangwa ishyushye iyo ubona ntabwo nywa temperatire Aho bundi turasenga twe. Turasenga pe. amina pe Turasenga. uzi ko aje ubundi kirisitu yatuzukiye noneho na papa disi ahita asanga uwiteka mu ijoro Ni igihe kiba cyageze. Kiba ari igihe. Naho bundi rwose nawe nujya kugenda ndagusengera umugisha ubone. ihangana agafunguzo urakabuze ariko ibyo tubizobereyemo afatanyangiriza imeza. Nabonaga ugiye kuyangiza. biraryoshye se mukomeze kuryoherwa Sikuiko wagiye. Nkora neza rwose. ariko ntabwo twabamenye Sheri, nduwiyo Ahino. aho zino mwangarutse ino amatwi atanu bihanaguze Nta mwese mwana mutoye hano. hafaza Bwo mugaratse ni muzi rero duturane tubasengere. Undi Imana ibaha umugisha rwose. Ntabwo ngira bimuzi. Nahingize ngo ni babatindi birirwa basabiriza. Bagenda basabiriza mu ngo z'abantu. Ariko mbonye wifite da. Mbonye wifite rwose. Mbonye wifite. abantu baragize bati hangara ariko sinangaye ahubwo Imana yagumye kumpagararaho Yesu ashimwe rwose. amina Imana ishimwe cyane. haleluya Rega buriya Imana ni igitangaza. zo ku nyama pe Disi wari unashonje. Wari ushonje. Ubwo kwa pasiteri nyine nta kiba kibuze. Ariko wari ushonje rwose. nyari nashize Niko. aha se wamaze ibihe bingana iki Ahandi harambye mpabaye iminsi. warahatatse ariko mugacwa Imana iba yarakoze umurimo. Ibi ni ibitangaza by'Imana. ibitangaza Imana irakagira Imana nayo Amina. Amina. turaje tukirye yego nyagasa yego ke turaje tukirye Yewe nabonye inkoko y'itoki gitondeyeho. turaje tukirye reka mbwira ab'iwacu yuko wabishyitse amahoro nashyitse amahoro kandi nakiriwe n'abantu Ati nageze kwa pasiteri Ramazani. beza Baranzi cyane rwose. Umwe mu bavuga isengesho rikagera ku Mana ako kanya. Ako kanya ariko bidatinze. iwanyu ariko mwari amahoro ni amahoro asesuye Imana yacu ntiguna akaboko cyane pe biragaragara banza bahuze oya Yega. kumurotsa koko ari inkokokazi Madamu wanjye yazi ibintu bya hoteli. Ibintu byitwa gutegura rwose. Ni ibintu azi cyane. Ugiye ategura pasiteri. hari ikintu njye kingora kukiyoberwa
igitsina cy'inkoko yokeje Tugashitani. Niko. umenya igitsina cy'inkoko yokeje bene wacu nabo kijya kikunanira Kukimenya. Samenya giherereye hera. ariko waza no kubahamagara ukabanza ukirira mbashaka kubabwiza ukuri bakumva mekenye eh bakumva mekenye bakavuga bati rwose ukabumva batinze ra nako bumva batinze banze Mugane umuntu abategereye telefone. Kari hafi yawe cyangwa kwa kuno umuntu abishyize muri station. Hari n'igihe bwaba arimo no gusenga. nawe ubundi muri amahoro se Turamahoro turakomeye. uwo mudamu wawe yitwa nde Umudamu yitwa Suzana. wumva uyu nguyu ahubwo oya sha wisakuriza abakire ariko nta kibazo ariko n'igitoki karibu nacyo kiraryoshye nk'agasalade rwose ndabona ntazi Sheri. Zaniranga. Zaniranga. ariko umuntu wanyuze kotsa ararenze Hani madamu wawe tetse rwose. Arabizi yize ibintu bya hoteli cyane. umurimo w'Imana uragenda Umurimo w'Imana iragenda cyane turashima Imana. yesu kirisita ati murame Amena. Mwebwe musengera he muri itorero? oroye rero nakubeshye usibye ko ari wowe wampindura kubera iyi gahunda ubundi ndajagarara Ntabwo ugira ahantu hamwe usengera. rero karibu muranyihangana gutanga karibu numva kwa pasiteri nta kibazo cyabo Nta kibazo ariko icaraje abasebo kandi basazi. Tugashitani. kirenge mwana Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. iyi misego mwakuyigije hirya se tukegerana mwakugije iyi misego hirya iriya Yambanze nkara. nyamwihanagure Niko. Abana se kandi. Tugashitani. Kwa jina la Yesu. Oui, oya wirengera nawe. So. Saba kandi mu biti byawe. Sheri? niko bashaka niko ngo mwabagaye ahantu hose twaragiye gusya tuba ahantu hose ese byabagendekeye bite amubwira nyine ngo tutari kumubwira Mbona ari nk'abasazi. kose mwirira wewe wahita umwirira aba Mbona ari abasazira. aba ni abavandimwe banjye nasize ino njya kugenda ariko si abasazi barwana Ntabwo bakijijwe. Ntabwo bakijijwe rwose. Birabasaba. Undi wanjye nta bantu bakeneye badakijijwe. deliverance akakuramo abadayimoni sha ibi muri gushyira ku ruhande abahanga nibyo barya dukora icyo bita ngiye kurisha Tugashitani. ikoja mwari mubayeho mutese wapi boss ntacyo ugenda
naragenze bigenda bite nyine njye nagiye kubona mbona abantu simataramira bari benshi ari benshi baraje badushyize hagati batangiye kudutokesha ngo mu izina rya Yesu toka shitani harya batwise iki baravuze ngo turi abana b'inzoka turi abana b'inzoka abadayimoni ngo kubera ko mwasanze njye mfite inzoga baravuga ngo ni toka shitani shitani ngo mfite inzoga mu ntoki ngo ni umwana w'inzoka nanjye ukubera ko ari njye ucuruza inzoga n'amarogi ngo henjiramo abagabo n'abagore ngo nanjye ndi umwana w'inzoka ubwo ni shitani noneho nyine ariko ikintu cyambaje arakizi bose ni ugufata inzoga zose bagacukura muri jaride bakazimenamo wenda bamenamo iz'ibifuro ariko ntibamenemo ziriya zihenze z'amahenesi z'amawaranye noneho bazimennyemo sha nkavuga ni shitani muretse ko yagizamo yimena mu kayima nkayitwajaza baranga babimenamo noneho bose stock yose yari yuzuye dufite jigo de chevre igitigu dufite mbavu amacuma dufite budege dufite fishi dufite mbese amabrusheti yose na zarape nkawe baraza byose banjye ko byo ntabwo babimennye barabiriye nyine barabijyanye n'iby'abakiriya twari dufite nta mukiriya n'umwe wishyuye abayoboke b'uwo mugabo ngo ni pasiteri nyine bahise tugenda nabibutse sha nabibutse nimwe mwari mwuzuye amadayimoni koko nabibutse ako bose twe twari dufite abadayimoni yuko bujabaye mushaka kunyomoza imana aba muri ka kazu wabagamo cyanda ntabwo yakwirirwa amajyanda nk'aba bamaze kutwirukana mama sava ahita ajya kuba muri ka kazu manudi yabagamo ubwo noneho ngo duhita tujya gusyaga gusaga ibyuma n'ubu twagize amahirwe hari imodoka zimbona ziguranirije kandi bishaje ubuzima tubayemo abonye ubuzima tubayemo ubu ibi iba ari bwo kigaragaza ko mufite amadayimoni ahubwo muvuge tubasengere iyo nzu dore nta nubwo ikiri yacu ntabwo akiri yacu narazi iyo telefone ni mwe muri wa madayimoni rwose Yesu we ukwiye gusengerwa ukwiye gusengerwa rwose naje kutubwira ukuntu byagenze natwe ko kuko byagenze ni iki nyine ntabuje yaratugurishije nyine Imana igakora imirimo namwe mugakizwa mukamaramaza ukwiye gusengerwa rwose pe ariko boss igihe twabaye hari icyaha na kimwe wageze ubona ngiye hari icyaha na kimwe igihe cyose nakoreye muri hari icyaha n'iki kimwe mwavuga ngiye n'abana nakoze aya ni amadayimoni akibari vuga icyaha kimwe n'abana nakoze ba mugabo asaburitse amatsimo usaba rimwe we yanda kimenya kuri mukuru komeza nk'abantu simanu iracyarimo mureke twubahe Imana dusenge mureke twubahe Imana dusenge kugira ngo barimo bibavemo dusenge se turareza n'izindi nkoko zato mama sava usigaye ubaye usanga hano ahahoze ari iwacu tuvugana wari uhari sindi kumwumva hanze saho si wende kumva hanze mpabuje si wende kumva hanze niwe ariko none se umugabo usenga waduhaye kubira cyo ko tudahaze madam ngwino ufasha bifanye mu fuko ubundi ishyiremo hano mu kadoka wa mugore maze kota sura ubu ngubu twari tu ntabwo nagukora mu ntoki maze kurya
Masaba yasashimwe. Yavuze ngo baturenze urugo. Subireramo ngo byagenze bite kugira ngo habe hatakiri iwacu. nyine icambere baraje ibintu byose byari muri firigo ibintu muri stock nibyo twe dufite best no mu bakiriya uyu mugabo arabanza aravuga ngo yarasanze ndi kumwe gutoka shitani inzoka ngo mashitani nakubwiye ngo ceceke boss ibintu byose bahise basohoka kirida ntiyaganira uzane n'ibindi biryo ubwo bazanye n'abakirisitu benshi n'ubura kirida uzana umushito abakirisitu ubwo bafata ibintu baranywa bari guhimbaza bari gushimisha barasimba ukabona umuntu arasimbye ari karazi nk'akamari mara amasagonda 45 arakisogozoka ibyo kunywa byagenze bite inzoga zose singuye ame nakabampaye mabuja sinavuze ngo niwazitaga dayimoni zira nzoka igihe zagutungiye cyose wamunaga abadayimoni koko ubu tugiye kuzafana namugani wamaye basi aba badayimoni nkabacyura nkabatahana mama Sava wavuze ngo iki ni wavuze ngo nuriya mugore bavuze ngo baturenze urugo aba bagabo ntibavuge nabo umukozi w'Imana pe aha turi ni ku mukozi w'Imana mugerageze muvuga amagambo asukuye sibyo arenzaho ikindi ki umukozi we uyu ni umukozi w'Imana niwe pasiteri wacu ndavuze ngo subiza nasanze zashize ntabwo nshaka amagambo menshi nshaka ujya uvuga ijambo rimwe uceceke utegereze ko nkubaza yego turi kugendana yego aha ni ku mukozi w'iki ku mukozi w'Imana Ni pastor. none ufite amavuta pe Ndasenga ubwo. ntabwo nshaka amagambo menshi navuze ngo njye mbazombajije ansubize uranyumva neza Ko ndasenga pe. Ndasenga abantu ndasize mfite ubikane cyangwa mutobora uwo mudege toka shitani. shitani na nyoko wavuze ngo ni ku mukozi w'iki yakomeje kunya ku mwanya nagira ngo rero umukozi w'Imana ngo umwanya ugire icyo ubwira itorero Haleluya! Ndashimira ni mucuranzi wacu ku ndirimbo nziza yo gushima Imana tugejejeho twaririmba twese imitima yacu igafunga. Ngira ngo rero hari bene data bashakaga gushima ngira ngo twakomeza rwose umwanya n'uwanyu mutanga amashimwe rwose. Haleluya! Haleluya! Imana yarakoze cyane. Imana iduha umwanya wo gusenga, Imana itubohora mu mitima, Imana iduha gushima, Imana iduha kunyurwa. Amen. Ndumva rero umwanya n'uwanyu, bamwe bashaka gutanga amashimwe, bamwe bashaka gushima, nimushime rwose. Ngira ngo uriya mukobwa yahoze avuga ko ashaka gushima, n'abandi mwese murabohowe rwose mushime, mubohore umutima mushime. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanjye mpagaze hano nshima Imana, mfite amashimwe menshi cyane. Ubwo duheruka gusenga nakomeje mvuga ati mparanza kuvumba amashimwe y'abandi, ariko ndashima Imana ko nanjye yandemeye amashimwe. Mu minsi ishize nari maze igihe kinini cyane mfite ubushomeri, ariko ubu ngubu mfite akazi kandi keza, none nasinye na kontra. Mufashe duhereze Imana icyubahiro. Imana icyubahiro. Mushiki wacu arakoze cyane, aragira ati koko narasubijwe. Usenze arasubizwa. Utakambiye mu ijuru ramwumva cyane. Rwose mukomeze mushime mwese, mutanga amashimwe. haleluya 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 nanjye ndashima Imana ndashima Imana mumpera Imana icyubahiro ndashima Imana n'umutima wanjye wose ndashima Imana Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro uziko nakujomba ikintu cyitwa igufwa rigatura hano rigakomeza hariya.
wabuze amajoro naraye nshaka umucanga nshaka isima ngiye kuri iyi nzu ntabwo nyagasani ngo yakuhisemo ngo ugire ute njyewe utarabona ko ndakara rero reka mbabwize ukuri tutabijyamo n'ibintu byinshi Ramazani ntitubijyemo n'ibintu byinshi urumva nkarakara nkagufumbuza uwo mudege uhita mushaka wo mujya gutura iyi nzu ni iyanjye ntago ngewe n'uwo usenga simuzi n'iryo torero ryanyu ntago mbazi uranyumva neza turagenda nona bose nkuri inyuma muragenda ryari nyine duhipfira ndaguha pureyave wowe warakodesheje se yarakodesheje cyangwa amaye wagicucu ujya gutanga inzu wowe ndimo gukorera amafaranga yubaka usibye ko twari duhuje urukundo wari uhari uvuga ngo koma musozi ceceka we mbesire uretse ikibazo cyacu kigakemuka tukava mu muhanda Umwuka wera yaravuze okay niba umwuka wera yaravuze yuko mugomba kuniganyiza imitungo ntahari sibyo niba yarabivuze akaba yarabivuze yarabyemeje noneho umwuka wirabura nanjye ndavuze ngo umvire mu zinga ibyawe n'umugore wawe mbahaye iminota 15 mbone nta nyana yimbwa y'umudege nyibona hano n'umwana akagore kaje mushorerane mugende muzajye kunsengera muvuge ngo mpfe we ibyo bintu umva wowe nyangaraka subizamo umva wowe nawe tunganya icyokezo wowe tunganya firigo uragira nawe n'indwara dusubiye mu kazi kacu subira mu kazi cyangwa nawe wirukana pureyave hano mwarakodesheje cyangwa mwatwaye twongere nasiyo twari dufite ko nayo twabiteje amafaranga tukaba twarayakoresheje biroroshye ariko aho twabaga haracyahari ni burumva ngo babuze aho kuba aho twabaga haracyahari niba mwaragurishije hanyuma uvuga muti tugiye guhinja ariko umudamu wa papa sava kubera yuko adahari muzinge manudi na hatungi bajye kubereka aho babaga ntawe n'uwe wababaye muri iriya myanda se iki kamugo pasiteri se ntabwo nasomyeho ntabwo wabyibonye ko akaba nyine wakintu abandi bafite rudarunda pasiteri ndakwemera nawe uri inzoka oya ni munaburare pasiteri nawe uri inzoka twarase fata ibyo niyo twise inzoka fata bene wabo w'umugabo wawe se cyo gushaka uri kuririnda ndamunza mwereka uri kuririnda papa sava kobye hafunguye amamaza nawe jyana amamaza bafunguye amamaza bafunguye papa sava vugamo nakabari inzoga zose zira